Bahe mwana. Kabanze. Meze bite? Bahe mwana none uracyari imbwa nka kera. Ahubwo subiye kwimya hehe ko babunze mwana. Nibyo ngende ikimasa. Uri sekuru ahubwo yandi impeshi. Ariko tsimwana nubu ntago urakiro cyari umusazi. Niko. Ubu ndamutse mbaye indaya nkawe. Nakwirwa hehe koko. Ubu tuvuga ko nkurusha uburaya. Uzukiya uburaya busorerwa. We wakabaye uri mideni leta. Ariko sikomeje kubona ko abagabo muri izi karitsiye mwese mwataba mutwe. Amagambo mugira wagira ngo muri abagore. Ariko Sacye. Ubundi ubona uzamugaho uko bigenze wamugabo. Nzuguru kunyifatisha. Uriya. Wamusenzura nduma nta niso. Wabayeho wari wabana imwitarumana. Iyo ngi uzi rero irakurumye fo. Akurubanga. Twari tuganira ibintu byinshi. Ni hari ikintu bagiye kubwira. Uvuga ngo garuka. Wamfashe ngasohora iriya shinzwe nirebe ko nkukura mu nzu yanjye. Akuse, bikara cyo muri iriya nzu. Njye nzi ko yavuyemo kera yagiye. Maze ubugabo bw'imbwa ntihutana no kugira ute no gutukana. Mva nkubwire kama. Ubwo bukuru nzaburinganyiza. Nzakwira muremure. Akubitwe n'inkuba. Umva nkubwire Sacye. Mu byo witondera unyitondere. Urumva neza? Unyitondere. Hato ubwo buguru ntazabugira bugufiye. Wagarutse rero tuje kuryama rero. Karyamana n'impiri shonje. Se nanjye ndo wakwifuza kuryamana nawe. Noneho urandebye ubona igicucu cyo kwa nanjye guhangana n'intare njye. None urabona ari njyewe kigoryi kuburyo ushobora kunshumuriza ngo nabari njyewe ujya guhangana n'iyo ntare. Ubundi si yo ntare iri he? Size mu rugo twabaga. Ariko Sacye dusigaza twa Sara turi he? Sara? Ninde wamuriye? Sinambwe ko muzemo umwenyo y'intare. Ese umwe intare yari kumusiga amahoro. Ase ntabwo nakubwiye ngo umukure muri amenyo ugasunya. Urambaza iki? Ariko nazaga kumukuramo gute ntago wowe ujya kumukuramo nturi umugabo we. Ndakanje ntago mba ntaguhangana n'abagore mwana. Ariko Sacye uzi ko hari ikintu utazi. Uzi ko yirukankana inyamaswa ukagera ukayimara ubwoba. Ahubwo rubangura. No muna muzamugira dore ko mushukana kubi. Nzomugira inama yo kwiyaho. Ariko Sacye reka nkubaze ikibazo kimwe. Umunsi Sara agarutse muri ruharugu uzabyitwaramo gute? Reka nagendera nduma amagambo yakurenze byose biba bikureba. Amagambo menshi usora ntari umusozi nikoreye cyangwa wowe ni message uri kohereza. Ariko Sacye uzi kurimbwa urimbwa pe. Rubangura udasubira kongera kunyita imbwa. Ndabikubujije n'ubutaha n'ubujya kunyita imbwa. N'umugabo mu Rwanda. Urumva? Sacye reka nkureke nigendere ari kurimbwa. Imbwa ni wo uranyita imbwa mu rukundo. Sara. Wasaze. Urajyayo n'ibikapu. Hano ni ndera se. Niba nasazwe nje kwivuza. Ntabwo wambeshye. Kumena wikorera ifurumba se uje hano. Sacye nje wanye kandi nje kwatsa umuriro. Ngo gute? Gusa koko urabona bishoboka abasazi babiri baba muri inzu tukabamo koko. Ntako byakunda rwose. Ubwo uzashundi bisazi ni uzahigumamo. Niba ari uko bimeze rero Sara. Njye gufata imyenda yanjye nzinge nisohokera nigende musigare muryana ntari. Sacye hamwe rero kumugabo mgabaho. Noneho nyisimbwa. Niba utari se wahamye hamwe ugahoshira urugamba watangije. Ariko nureba naruzarugwamo. Ariko subu koko nabandi imbwa mukamuri kumarana mupfiki. Ahubwo ngende umugabo urenze n'abandi bose. Ariko niba mugabo bavuze nta abandi barabeshye. Nasubu Sara. Aline, bino mupira. Vipi? Cheba muri karitsiye. Sisi mpamvu utambona kumva muri karitsiye. Wambonye? Nahise ko utambaye ko nabona kuri busy. Yewe nibyo nari ndimo ibyo nari ndimo byose nabireka ariko nkabanza nkakuvugira. Kumvugisha. Ariko se mba musaba kantu basi. Wanyemere tukabana ko. Njyewe? Sacye njyewe? Mbane nawe? Mu buhe buryo? Abantu se babana mu buhe buryo nk'umugore n'umugabo. Njyewe?
njyewe nje nirirwa nguruka na Sara na Rebeka bawe abo ntabwo ari abandi ariko batarabaho ntabwo mubana mu nzu ntabwo nje mbana nabo ubana nabo kuko mubana mu nzu uzi se mba nkubwire rero Rebeka yaciye namucishije Sara we naramukinduye Rayira yarasetse disi noneho niyo kata ngiye ushaka kushyiramo ntoya siki wowe urihariye ndihariye gute ariko ubundi reka mubaze Sacye urongora gute kubw'umugore wa mbere akunanira n'uwa kabiri akakunanira ukaba ushaka kuzana uwa gatatu wowe nyine mbwira nose umamagaye mbwira ngewe mva nkubwire rwose ukuntu ndongora ni uburyo bwihariye mu buryo bwanjye nyine Sacye kandi uzabibona uzabishima pe ahubwo ngugira inama bakunahe kuko ugiye kubimbwa ugiye kubimbwa nyumva ugiye kubimbwa kandi ugiye kubimbwa ariko si wa mugore we kuko imbwa niyo ibona ikibwakazi cyose igashaka kucyurira imbwa niyo ibona ikibwakazi cyose igashaka kucyurira nkubonye uturuka hirya uzunguza amabuno haya nkubona nk'ikibwakazi cyiza yewe ikibwakazi niyo naribwa n'imbwa please naribwa n'inzungu ntabwo naribwa n'inyarwanda ariko si uwamba buriye ko nkubabarire wakoze iki ubuse nkawe cyanda nkawe ngo hamagariye iki koko ko ari umwaka uniteye ariko ntacyo sha uretse hari aho ngutegeye buri uzambona neza ariko ndo uje nagushakaga rero ngufitiye amakuru ko nzi ko mu muryango we wanyu muri abana beza umwe nawe kuki harimo kungaguza agati no kubera iki mwapfuye iki sha rero ikintu dupfa akunda amajipo niba ikiyarimo atarakihaze ntago mbizi umwana umukecuru umukobwa mbese upfa kwitwa ijipo ntushobora gutambuka watabanje kureba ikiri muri iyo jipo ariko kubera iki ujye uba umwana bigeze aho ngaho wajya ureka kuba umwana bigeze aho ngaho imfizi irakumerwa se imfizi ntikumerwa ariko nabikubwiye kuva kera erega ikibazo ndamukunda kuko ntabwo namwanga pe uramukunda ndamukunda cyane ariko se sinakubwiye ko ndi umugabo nanjye kuva kera ese nawe naho urimo uherereza abagabo mwese muri bamwe ntago turi bamwe niki se cyanyemeza ko uri umugabo yemera ubone itandukaniro ryanjye nawe niki cyanyemeza ko wowe nawe mutandukanye wowe mu rukundo ubundi ubibona wowe mu rukundo ubundi ibindi byose uzahita ubibona cyane rwose umva nkubwire uriya ni umugabo umva ntacyo namugereranya nacyo ndamukunda agende ayiruke muri ayo majipo nayo ahagaze ahangarukira ndacyamukunda nta n'ikindi rero niba nawe utangiye kureba ibyo ngo urukundo tubyihorere ntabwo ushaka gukora iryo kosa ariko wigenda wamureka mwihorere mureke njyewe ndagukeneye ntandukanye nawe nyemerera wowe ntabwo nakwemerera nakunze Sacye ariko wabaye ute kwera urandorera umucenzi tu arananze nshaka ntagerekane igendera ariko agende Sacye koko mbaye imbwa ndanze mbaye imbwa umwana ngwino umwana bite uraho neza umeze neza wambaye neza Merci uzi igifaransa uri mukuru Yego ndi mukuru cyane ego uri mukuru cyane mama niko ufite nk'iro bingahe buri 50 ego uzi ko ndushaho bitatu byose ndushaho bitatu burya niko uri na mwiza ariko rero buriya bitewe n'ukuntu uri mwiza njyewe hari akantu nshaka kukubwira akantu rwose hari akantu nshaka uretse ni keza sibyo ndakugurira bombo maze nkugurire bombo maze nkujyane ahantu heza wa mugabo kujyana ahantu heza nkugurire utuntu twese
aya nangahe 20. 20. Urayasuzuganya ni menshi burya abona umugabo agasiba undi nakugurira bombo ubundi nkujyana ahantu nkwereka utuntu twiza nkugurira n'utuntu twiza sibyo nkukorera n'utuntu twiza sibyo Byanze. ubyo icyo byanze Urashaka kunshuka unyangize kanze njya kubibwira mama. Sacye koko rufatira umwana mu maguru kandi ubaye imbwa. Sacye ubaye imbwa. wa mugore narakubwiye Ubaye imbwa genda ufatira umwana mu maguru. mva nkubwire wa mugore we Nk'ikisi njyewe ndi Yesu wowe uri Yesu ikisi njyewe ndi Yesu uri Yesu ikisi ndi Yesu nsigaye nkunda n'abana bato abana bato se gute ufatira umwana mu maguru usumba nuko umukunda use mwagiranaga ikihe kiganiro nakubwiye ko ndi Yesu uri Yesu se uyase afatira abana ongeraho uti Kristo cyanda ahubwo ongeraho ngo ububwa bwawe kandi ubaye imbwa ubuso bwa kabiri ubintu ubaye imbwa ubuso bwa kabiri cyanda cacakaho ariko ushitani bwangwa n'ikisi wowe wangwa Abishenze. Sara uranga ese ari uraho ushaka tuburanye n'ukuri Amakuru. ni beza nukuri iminsi baye myinshi ntakubona ahubwo sha sinzi noneho pe usigaye ukeye shase wagira ute nyine ibintu byose ubirenza nyine wahize ugake cyangwa mvura keye pe umva rero nkubwire ikintu cyari kinzanye mbabura nkubwire ikintu cyari kinzanye kundi kumva umutima utaratuza kagira inko mva urabona ngo mbone Uhorana Sacye umugabo wawe afite umwana mu maguru w'imyaka 9 ngo umugabo wagende subwo Sacye mu maguru umwana w'imyaka 9 ariko ari ntashaka kuntubira ubwo no izina ry'Imana yo mwijuru namusanze amufata amubwira ndamugurira tubombo mujyana ahantu mva ubu byancanze nase nkawe nk'umuntu mukuru wabonye ayo marorerwa wakoze nafashe umwana mwohereza iwabo sigaranye manganye n'umugabo wawe umve ngo ariko yaranyishe nafashe umwana mwohereza iwabo kutamagaye ubuyobozi ahantu twari turi nta buyobozi najyaga kubona njye najyaga gutabara umwana ngasigara manganye n'umugabo wawe kutampamagaye noneho giye ngo na telefone nari ifite nanjye niritambikiye nigiye kuri butike sanga mwiyaga kubye buki urande rwa butike ariko rero Sacye n'usanzwe yarananiye ariko buriya mwihare mari higa buriya ayobewe ko iyo bagiye muri gereza ari burundu babarire ubyiteho ubikurikiranye cyangwa amafuta abana babo bajye babafungirana mu bipangu ari aho naho ntabwo wafata umwana ngo umubuze umuhanda kandi umwana afite uburenganzira bwo gutumwa na nyina none bizagenda gute ko umugabo waciye ahubwo ufata abo bagabo bose bameze nka Sacye inzego z'umutekano zikabahagurukira zikabafunga haguruka rero urebe umugabo wawe umugabo wawe ni intare Yesu yaranyishe duhameze cyo Sacye mu bana mu bagore mu bakecuru cyo kuze wamubuze niho wamusanga wabari naho yibera yituriye yo mbese ufite ibibazo se ubundi kamubaza kumumbona ubyibuhishwa niki asubwari urirwa umaza ngo ko mbyibuha erega iyi Imana iguhaye umutuzo uratuza ikakwambika ikagusiga ikakunogereza ukunyuze wese akabona ko nta kibazo ufite cy'urugo mana wenje nabibonye ndenanuka nitanumva umubiri uvuye ufite numva neza Yesu we none rero kunuga bitakubye ahubwo ari nibagiye nkwakira hano hanze reka tujye mu nzu basi igo shashiri nakundi ako nyine shano kubyitaho pe nabonye bikomeye Rebeka umva nkubwire Sacye uri kumva neza urimo urumva neza ariko se umva nkubwire aho kugira ngo njye Rebeka mureke ugenda ubane n'uriya mugore ngo ni Sara umva mwembi nabaca imitwe nkabashyingura muri iriya nzu birareshara none anuma twaresha ariko Sacye ni nyene ndaryoshe ndyoshye bigezeho koko nje narakuryohe bigezeho ku buryo ugenda unyirukankaho ukabushaka no kumena amaraso hejuru yanjye ngugize ute oya ndaryoshe pe ndaryoshe umva nkubwire Sacye number 1 utagira ngo ni nawe nshaka cyangwa se ikindi ntabwo ari wowe nta rukundo rurimo nshuti yanjye uri kumva neza umva Sacye wanyiciye igihe urumva kiriya gihe cyose wantesheje hari uncurika ungaragura uhindura ugira gute umva ubu nakabaye mfite umugabo mfite abana mfite imodoka mfite inzu Sacye mfite urugo rumwe rukomeye ariko mbabazwa n'ukuntu imbwa ngegera buturi nkawe urungi rutoki nanjye nari gutunga mfite intoki nta soni nakabaye mfite abana nakabaye mfite imodoka nta n'isoni niko ibyo byose nta kimwe wagezeho hari iriya nzu yanjye ushaka gusa inzu yanjye niyo ushaka
watakaje igihe kandi Rebecca mva nkubwiza ukuri ndagira ngo nkubwire ko naguhaza ntago nyigukeneye ntago ngushaka bata nawe subibona ko nagushaka nukuri naraguhaze pe please okay Rebecca waramuhaze mva naraguhaze do Sacye nanjye ntabwo nkukeneye ibi byose ni inyishu y'ibyo wankoreye nta mahoro nzigera nguha mu buzima bwawe n'umunsi n'uyu warimwe njye Rebecca nguha amahoro mu buzima nakubwiye ngo manura urwo rutoki nishaka ngo utunge 3 urumva aho kugira ngo wowe ugende ubane n'uriya ngirwa mugore ngo ni Sara n'igihe cyanjye wantesheje ibyo nakagwaye naragezeho byose wabishyize hasi umva Sacye nagukata uyu mutwe nuriya mugore ngo ni Sara nkamukata umutwe intumbi ya nkashyingura mu cyumba kimwe intumbi ya Sara nkashyingura mu kindi cyumba njye Rebecca kubana n'umuntu uko w'intumbi zanyu ntacyo bimbwiye Yesu ariko ntimuzigere mubana bamugore uganira nabi kagusa nibyo nkubwiye kandi uganira nabi pe ariko nzayamarongo urongo muningo haka tari shot nyazi kindi irongo iki haka tari shot ntasone nzakwica barakubesha njye nitwa Sacye sha uzibesha n'undi munsi uraza nitara bwongewe wabonye uyoberaho hani sone gicucu nkawe kandi ntago nyempangana n'abagore nabyo bimenye ariko ubundi nkubaze unkwihe nzoga ngahura ntongeye kunkoraho unywa kanyanga unywa muri ture urumano w'amajipo unywa surudu uyihe nzoga ubundi muri wowe Sacye ugeze aho ugeze ku bana b'imyaka 9 ngize ngo ugiye kugura inzoga utangiye uvuga neza njye niba nkunda abana nabo bakaba bankunda nzabizire abana batabankunda kuryo ufata umwana ukamushukira ngo bombo biswi ngo uzansange mu rugo ese mu rugo iwawe habaye boutique ese udazaje kubona iki wawe mu rugo oya mu rugo ho cyaba ari ikibazo urumva mu rugo cyaba ari ikibazo ariko ubundi Sacye uyoye ko iyo ufashe umwana w'imyaka 9 imyaka yose umerera mu nzo muri gereza ntuziko ari burundu umva nkubwire ngiye kuguhagurukira ibi bintu posita byinjiye ndakura umugore wavuze gake hatangira umuntu kuvuga polisi yasanga igahita ndagutwara ariko si umugore ko ndakura bagira ngo waze kunkuraho nkete wahagize umuntu byumva yankuraho ngize amahirwe baza kuko base kunanirana ahantu hose aho uciye Sacye ninde mu bajipo mu bana mu bakeshu wagumenye nizo ndaya zawe ko zo mushobokanye ariko Sacye watuje ukubaka urugo rwawe ko nkigufitiye umutima kuba nagukunda ukava muri abo bana ugiye gutesha umwanya n'igihe ko ugiye kuzajya muri gereza Noneho umva ngiye kuguhagurukira nimara kuguhagurukira uragenda ujye ku myaka yose muri gereza umva nkubwire ntonye no kunkoraho ndanagiye umugabo w'imbwa urazunguza ngo abone igitimbwa okay ntacyo sha Sacye umugabo wawe nimbwa ubwo wowe wumvisha icyo uri cyo Sacye umugabo wawe nimbwa ubwo wabyumvisha madamu nta kibazo ariko bavuna mu tubara nshaka iki koko dore wa mugore mbese akundi mada reka nkubaze nimbisi dutuyeho y'abantu itarakuryohe ngiye nkohereze mu yindi si aho uzabaho uri intumbi ibinyoro n'ibinyorogota ari byo bikurya umva nkubwira wandayawe umukobwa wigize ntago nkiri wa mugore ukanga uko wiboneye ubu naguhagurukiye Noneho ubu wahagurutse rero sawa ngo ntoze nose ko wanyishe narapfuye wowe urinjije y'umugore watanze amafaranga ngo wice Sara umva Sara ndacyari Sara nta naho nteze kuzajya ahubwo ni wowe ugiye gupfa mu kimbo cyanjye ngiye kukwica ngushyingura hamwe nta n'umwe uzaza kukumbaza wanjije y'umugore wowe wice Rebecca umva sa burya si buno urumva uriya nahaye amafaranga aza kwica ukamushukashuka ukamugira gute ntakwice ubu noneho kuri iyi nshuro urumva izi ntoki zanjye izi urazibona nizo ubwazo zizakwiyicira nizirangiza zikwihambire aho ibinyoro n'ibinyorogoto ari byo bizahora bikwirira iteka ryose ibyo yo ntacyo byantwara wumvise ko nta nubwo nagerayo
ko byarakunaniye kungezayo ahubwo nawe ugiye kujyayo ubisimbusha. Okay. Ubu tugiye kureba Ndaya uzatanga undi agahanga kazajya hasi siko bimeze. Umva nkubwire ntabwo ndi wa mugore wirirwa ukandagira munsi y'ikirenge narahagurutse ahubwo wowe nutareba neza urajya mu mwobo. Harya ngo ni za magabo ariko ubundi wambonye wose uramufite? Ndamufite. Wambonye reka nkubwire umva simangara ngo uhangare uzatanga undi agahanga hasi. umva nkubwire mvaho kwamana n'umugabo ntabwo kivuga ko ari umugabo wawe wandaya niko mwabaye n'undi ndaya.